Hano duherereye ni muri gare yo mu mujyi downtown, aho bita downtown Kigali Rwanda. Aha ngaha ni downtown tugiye gutembera mbereke uburyo ahantu hano bacuruza inkweto. Twatangiye twageze muri shop zigiye zitandukanye. Hano urabona ko amashopu y'amakweto, amashopu y'inkweto rwose. Aha ngaha niho ngiye kujya mbereka buri munsi, ngiye kujya mbereka uburyo bikorwa, ngiye kujya mbereka buri kimwe cyose kigenda kibera aha ngaha. Aha ngaha urabona ko inkweto ziba zicuruzwa, abantu bose baba bagenda bashakisha abakiriya baje kugura. Gusa nyine urabona ko aha ngaha niho hantu harenze, nagenda nkwereka neza cyane. Aha ngaha urabona inkweto hasi, ibintu byose bigenda bikorwa neza, ababyeyi bazanye abana kubagurira inkweto n'imyenda. Aha ngaha barayicuruza ibintu bigiye bitandukanye, gusa ahanini muri downtown, mu isoko rya downtown bacuruza inkweto. Ibyo ni byo bintu bihiganje pe! Hano hantu hagiye higanje inkweto gusa, ibintu byinshi, inkweto cyane inkweto zigiye zitandukanye. Reba nk'izo ngizo, tugenda tuhaca, tugenda tureba ibyiza byaho. Gusa ushaka kugura inkweto, ushaka icyo bita inkweto izigezweho, iza kera, iz'abamasaye, inkweto zigiye zitandukanye, waza ukabariza aho bita downtown, cyangwa se nanjye ukanyandikira ukambaza muri comment. Ndashaka ko mwandikamo video twazajya dukorera aha ngaha, kuko niho dukorera cyane, niho dukorera ibintu byacu, niho dukorera ibikorwa byacu, shop zacu ni hano ziba. Ushaka rero aha ngaha urabona ni ku isoko, ushaka wanyandikira ukambwira ngo nkeneye inkweto iyi n'iyi, buri kimwe cyose nkagenda nyikwereka. Aha ngaha urabona ko hari n'amashakoshi y'abana za Louis Vuitton ziba zihari. Aha ngaha ni mu isoko. Hano aya ni amasaha duciyeho. Imyenda yo ni mike cyane, ariko inkweto zo ziraza zikaba nyinshi zikahiganza pe! Inkweto ziganje hano ni nyinshi rwose, ndakubwiza ukuri ko ukeneye inkweto igezweho wanyandikira muri comment. Ukeneye buri kimwe cyose kijyanye n'ikintu bita inkweto, n'umwambaro witwa inkweto, ndawuzi birenze bishoboka. Ndashaka kujya nkugezaho ibintu shop. Aha ngaha tuzakora live, tuzatanga amagift y'inkweto, dutanga amagift y'imyenda, tuzakora mbese aha ngaha buri kimwe cyose. Gusa wowe icyo ngutumira, icyo nshaka kukugezaho, nashaka kukwereka nkutembereza aha ngaha, nashaka kukwereka nkutembereza nkugeza mu isoko, muri rino soko ndi gutembereza neza, ndi kugezaho neza, kugira ngo ubanze witegereze neza ko hari n'ibintu byiza bikenewe. Aha hari amamodoka, hari utumoto tw'abana, hari ibintu byinshi kandi byiza rwose. Icyo nzi cyo ni uko ushaka ikintu hano, amavarisi aha ngaha tugenda tuyabona, tuyarebaho neza. Gusa icyo nshaka kukubwira cyo ni uko ushaka kwegera, ushaka gukora, ushaka kugera nyine ku bintu byiza, ku bintu birenze, bikomeye kandi biramba, waza ukanyandikira muri comment, ukambwira icyo ukeneye, ukambwira icyo ushaka. Mbese aha ngaha inkweto zirahari, imyenda irahari. Gusa ngewe icyo nshaka kukubwira, aha ngaha ushaka ibintu biri original, ibintu bigezweho, ibintu byumvikana, ibintu bihendutse, bitari ku giciro gikanganye, bitari ku bintu abacuruzi baza bakubwira ati gutya na gutya, atari ibintu byo kwimagine, ibintu biri mu mutwe, ibintu biri kuri pratique, ibintu biri kuri social media, ibintu birenze, ibintu bikomeye kabisa. Urabona abaniga baba bicaye bategereje abakiriya, bashakisha abakiriya. Gusa njyewe ndashaka kujya mbigukorera, nkanabikugezaho, nkanabiderivaringa, nkabikugezaho. Gusa ndi kugutembereza muri rino soko kugira ngo ugende ureba. Iyi ni imyenda y'ama-t-shirt, iyi ni imyenda kabisa ubona ko nawe ibereye ijisho, nawe irakubera. Rero ugiye ushaka kumenya ikintu cyiza ufite, ni uko wamenya ngo ndahahira he, ndagura nande. Twe dukoresha ubunyangamugayo, icyo ni cyo cya mbere tugomba kuturanga. Ibintu byose aha ngaha biba birenze, biba bikomeye, kandi ushaka kuza ugahaha rwose. Ni karibu, hano hejuru hari amazu akodeshwa.